We are anonymous. We are a legion. We do not forgive. We do not forget. Expect to use. Aya magambo amaze imyaka arenga 15 yumvikana ku isi. Nta muntu uzi neza umuyobozi w'iri tsinda, nta biro rifite, nta perezida, nta nimero ya telefone, ariko ryigeze gutera ubwoba ibigo bikomeye, amasosiyete ndetse na za guverinoma. Ese Anonymous ni bande? Ni haka umwe? Ni itsinda rimwe? Cyangwa ni igitekerezo umuntu wese ashobora kwifatanyamo? Uyu munsi tugiye gusubira mu mateka y'itsinda ryahinduye isi ya cyber security. Murakaza neza kuri Sibo James Tech and AI. Murakurikiraho akazi fayiro documentaire isobanura amateka ya technology, AI na cyber security mu kinyarwanda cyoroshye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku itsinda rimaze imyaka myinshi riteye amatsiko ku isi yose. Itsinda ridafite umuyobozi uzwi, ariko ibikorwa byaryo byageze ku isi yose. Reka dutangire. Anonymous ni bande? Iyo abantu bumvisha ijambo Anonymous, benshi bahita batekereza umuntu wambaye mask ya Guy Fawkes. Ariko ukuri nuko Anonymous si umuntu umwe, si sosiyete, si guverinoma, si n'ikigo. Anonymous ni izina rikoreshwa n'abantu batandukanye bakorera hamwe cyangwa se bakora ibikorwa bisa, akenshi bitagaragaza amazina yabo nyakuri. Niyo mpamvu bavuga ko Anonymous ishobora kuba umuntu umwe uyu munsi, ejo ikaba ari undi. Byatangiriye he? Mu ntangiriro z'imyaka ya 2000 hari urubuga rwitwaga 4chan. Abantu benshi bajyaga kuri urwo rubuga baganira, bagashyiraho amafoto, ibitekerezo n'urwenya. Iyo umuntu yashyiragaho ubutumwa, akenshi izina rye ryagaragaraga nka Anonymous, bisobanura utazwi. Nyuma y'igihe abantu batangiye gukorera hamwe ibikorwa byo kuri internet bakoresheje iryo zina, niko izina Anonymous ryatangiye kwamamara. Mask yamamaye ku isi yose. Hari ikintu kimwe cyatumye Anonymous imenyekana cyane, ni mask ya Guy Fawkes. Iyo mask yamenyekanye cyane nyuma ya filime V for Vendetta. Muri iyo filime umuntu wayambaye yarwanaga n'ubutegetsi bw'igitugu. Nyuma yaho abantu benshi bo muri Anonymous batangiye kuyambara mu myigaragambyo no mu mashusho yabo. Icyakora ni ngombwa kumenya ko iyo mask atari yo yakoze Anonymous, yabaye gusa ikimenyetso cyayo. Kuki isi yatangiye kuvuga kuri Anonymous? Mu myaka yakurikiyeho Anonymous yatangiye gukora ibikorwa byatumye ibinyamakuru byo ku isi biyivugaho. Hari igihe yashyize hanze ubutumwa bwa video, hari igihe yamaganaga ibikorwa yabonaga ko bibangamiye abaturage, hari n'igihe yavugaga ko irwanirira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo kuri internet. Ibi byatumye bamwe bayifata nk'abarwanirira ubutabera bwo kuri internet, abandi bo bavuga ko ibikorwa bimwe byayo byarenze ku mategeko. Niyo mpamvu kugeza n'uyu munsi abantu bagifite ibitekerezo bitandukanye kuri Anonymous. Operation Chanology, igikorwa cyahinduye Anonymous. Mu mwaka wa 2008 nibwo isi yatangiye kumenya neza izina Anonymous. Hari umuryango uzwi cyane witwa Scientology. Nyuma y'uko amashusho y'umukinnyi wa filime Tom Cruise asohotse kuri internet, habaye impaka nyinshi. Anonymous yatangaje ko itazarebera. Batangaje igikorwa bise Operation Chanology. Icyo gikorwa cyabaye kimwe mu bya mbere byatumye isi yose itangira kumva izina Anonymous. Hari imyigaragambyo yabereye mu bihugu byinshi. Abantu benshi bari bambaye mask ya Guy Fawkes. Iyo niyo nshuro ya mbere iyo mask yabaye ikimenyetso kizwi ku isi hose. Operation Payback. Nyuma y'igihe gito habaye ikindi gikorwa cyamamaye cyane, cyiswe Operation Payback. Muri icyo gihe hari impaka nyinshi zari ziri hagati y'imbuga zimwe n'amasosiyete akomeye. Anonymous yatangaje ko igiye kwihorera ku masosiyete yabonaga abangamira ubwisanzure bwo kuri internet. Icyo gikorwa cyatumye ibinyamakuru byo ku isi byongera kuvuga cyane kuri Anonymous. Abantu bamwe bayifashe nk'itsinda rirwanirira internet ifunguye. Abandi bavuga ko uburyo bwakoresheje butari bukurikije amategeko. Niyo mpamvu kugeza uyu munsi ibikorwa bya Anonymous bikomeje kubyibwaho impaka. Kuki abantu binjira muri Anonymous? Iki ni ikibazo gikomeye. Ese umuntu arabihemberwa? Oya. Ese hari ofisi bajyamo buri gitondo? Oya. Abantu benshi bifatanya na Anonymous kubera impamvu zitandukanye. Hari ababikora kubera imyemerere yabo, hari ababikora bashaka kwamagana ikintu runaka, hari n'abashaka gusa kwerekana ubushobozi bwabo. Ariko kubera ko nta buyobozi bumwe buzwi bugenzura buri muntu wavuga ko ari umuntu Anonymous, ibikorwa by'abantu bitandukanye bishobora kudahura. Niyo mpamvu bidakwiye gufata ibikorwa by'umuntu umwe ngo abishyire ku bantu bose bavuga ko ari Anonymous.
Filime zatumye Anonymous irushaho kumenyekana. Anonymous yagiye ivugwaho mu mafilime, dokumenteri n'ibiganiro byinshi. Filime V for Vendetta niyo yatumye Mask ya Guy Fawkes imenyekana cyane. Hari na dokumenteri zitandukanye zasobanuye amateka ya Anonymous n'ingaruka yagize ku isi ya internet. Ariko twibuke ko filime zishobora kongeramo ibintu byo gukurura amaso. Niyo mpamvu muri File Hackers twibanda ku mateka y'ukuri n'ibimenyetso byizewe. Ni irihe somo twakura kuri Anonymous? Anonymous yatwigishije ibintu bibiri. Icya mbere, internet ishobora guha abantu ijwi rikagera kure cyane. Icya kabiri, imbaraga z'ikoranabuhanga zishobora gukoreshwa mu buryo bwiza cyangwa nabi. Niyo mpamvu umuntu wese ukoresha internet afite inshingano zo kuyikoresha yubahiriza amategeko no kubaha abandi. Ikoranabuhanga ni igikoresho. Uburyo gikoreshejwe nibwo bugena niba kigirira abantu akamaro cyangwa se kibateza ibibazo. Ese Anonymous iracyahari? Iki ni ikibazo abantu benshi bakibaza. Igisubizo ni uko izina Anonymous rikigaragara rimwe na rimwe mu bikorwa cyangwa se mu butumwa bwo kuri internet. Ariko kubera ko atari umuryango ufite abanyamuryango banditse cyangwa ubuyobozi bumwe buzwi, ntibyoroshye ko ibikorwa byose bikorwa n'abiyita Anonymous ko biva ku itsinda rimwe. Icy'ingenzi ni uko izina Anonymous ryabaye kimwe mu bimenyetso bizwi cyane mu mateka ya cyber security. Uyu munsi twize amateka ya Anonymous, uburyo yatangiriye ku rubuga rwa 4chan, impamvu Mask ya Guy Fawkes yabaye ikimenyetso cyayo n'ibikorwa byatumye imenyekana ku isi. Twabonye kandi ko Anonymous atari umuntu umwe cyangwa se ikigo kimwe, ahubwo ari izina ryakoreshejwe n'abantu batandukanye mu bihe bitandukanye. Isomo rikomeye ry'uyu munsi ni iri: imbaraga z'ikoranabuhanga zituruka ku bantu barikoresha. Niyo mpamvu ubumenyi bugomba guhora bujyana n'inshingano, kubaha amategeko no gukoresha internet mu buryo bwubaka. Murakoze cyane kuba mwakurikiranye iyi dokumenteri. Niba uyu munsi hari ikintu kimwe usigaranye, ni uko amateka ya cyber security arimo inkuru nyinshi zidasanzwe, kandi kuzimenya bidufasha kurushaho gusobanukirwa isi ya internet. Komeza gukurikirana Sibo James Tech and AI, aho tuzakomeza kubagezaho dokumenteri ndende zicukumbuye kandi zoroshye kumva. Murakoze cyane, tuzongera guhura mu kindi gice cya Hackers File. Nge twabanye nitwa Sibomana James. Sibo James azana ubumenyi bushya kuri buri wese.